Yesu yatuzaniye agakiza agerekaho kuba umukunzi, ntibyatinze aradukiza azirikana ngo tutazimira muco yazinutswe ariko kuzimu. Umunsi w'imperuka ntihazaba impaka, hazaba kugorora abataragomeye Imana nibo bazabona ya ngoma y'umutambyi. Umuto n'umutama bose bazanyura ku musambo, izaba ari inzira isa n'irimo inzige ntizanyurwa n'udafite wa muzingo. Impanda izavuga n'impinja zizayumva, imva zose zizakinguka. Mwirinde amadini atazakubuza umudendezo, umudari wawe ukazambika undi. Buriya ivomo ry'ibyiza ni ukureka ibizira ukiga ibizima. Abafite ubuzima musengera umuzuko. Mbere yo kumva impundu tuzumva impanda, twinjiye muri paradizo, ahataba ibibi dusome Zaburi dusorome kuri wa muzabibu. Amazu n'amahuzu muri mu kubihuza n'umuzuko. Nimuhunge muhuguke muve mu z'ubukungu, bitazabasubiza mu mukungugu mwambaro wuzutse. Itorero si amatiku n'amaturo, itorero ni ugutunga Kristo watwitangiye. Nitwige twinginge ya nkingi y'ubugingo kutwegera, tuzaba urugero tugeze mu ijuru, tuzahabwa ijambo na jambo ubwe, tuzaba dusize amajambere ari mu kudutera amatiku ngo niho dutwika nyamara tukazatwikwa. Simbatutse ko ndabasaba gutuza ngo dutumbire bwa butunzi bw'iteka. No muri Matayo haranditse ngo aho ubutunzi bwawe buri niyo n'umutima wawe uzaba. Ndabahonye ngo mureke guhomba, mwebwe abe mureke iby'ubwibone, musome ibya Nowa mubigeranye n'ibya none maze musenge nka Yohana. Nimugire umwete wo kuba intungane, tubiharanire kandi tubihahe kugira ngo tubihage. Isaha si isambu ngo isaza irasahura, niyo mpamvu mbasaba ngo dusenge ntitwisondeke tutazasonza. Ndi umusore utari umusozi umuzanda wa Gazabuneri mushaka uzisha kutoka ndagisake ngusame ntarashabura.